umusore nk'uwava icyemezo cyo kubana nk'umugabo n'umugore abemeje kubaka umuryango uzagira izina rinini kuko baba batekereza kuzibaruka bagasigira abana babo izina ryabo. Muri make hafi ya buri muryango ushinzwe bifuza kubyara abana. Niyo mpamvu ababyeyi, inshuti ndetse n'umuryango mugari babwira abageni bashya bati muzabyare ihungu n'abakobwa, bifuriza kuzabyara abakobwa n'abahungu. Hari amara ku bana bikabaho ko batinda kubyara ndetse bikaba byafata imyaka myinshi wenda bitewe n'ibibazo umwe cyangwa bose mu bashakanye baba bafite, cyangwa se nta kibazo bose bafite mu by'ukuri. Nyamara nyuma y'igihe runaka n'amahirwe akabasekera bakibaruka baba bagataye impundu. Ndetse hari n'abo urubyaro neza bagakora ibishoboka byose ariko bikanga, bakaba bajya gushaka umwana mu bigo by'imfubyi barera kugira ngo umugore wabo habe umwana abakiza agahinda ko kuba batarabyaye. Harabizera ko igihe kizagera nabo Imana ikabasekera. Yitangaje cyane harabyara abana b'abahungu gusa akaba yageza ku bana b'abahungu 5 nta mukobwa arabyara, ndetse akaba abyara abana b'abakobwa bakaba bagera ku 8 nta muhungu barabyara. Ugasanga nabo ntibishima, bakaba barera kimwe n'abandi babuze urubyaro burundu, ndetse ugasanga bakomeje kubyara cyane ngo barebe ko babyara ibitsina byombi, bikaba byatuma babyara abana benshi badashobora kurera neza. Ababyeyi birengagiza ko abana bose ari bamwe kandi bose ari abana, kandi ko nta kwiriye kurutishwa undi. Hamwe na hamwe ku isi cyane cyane muri Afurika ndetse no muri Aziya, kera wasanga umwana w'umuhungu ariho bagaciro cyane kurusha umukobwa. Abavuga ko umuhungu ari ugumana izina ry'umuryango kandi ko umukobwa yamaze gukura asiga umuryango wabo akajya mu muryango w'umugabo ashakanye nawe. Ibyabaye kandi cyane mu Bushinwa myaka y'I1970 n'imyaka y'I1980 bitewe n'ubwiyongere bw'abaturage b'Ubushinwa. Ubushinwa bwategetse ko buri muryango agomba kubyara umwana umwe. Byatumye bose bashaka kubyara n'abahungu. Abasaga twita umukobwa nyuma yo kubimenya biciye mu ikoranabuhanga ryavuye mu myaka y'I1980 agahita akuramo inda kubera gusa ko twita umukobwa. Hari ababyaraga akamuhisha cyangwa akaba yanamwica. Ibi byateye kubura abana b'abakobwa mu Bushinwa, aho abagabo babaye benshi bakabura abagore. Hagati y'umwaka wa 2013 na 2015 leta y'Ubushinwa yoroheje izi ngamba, izamura umubare w'abana mu muryango agomba kubyara ibagira 2 bavuye kuri umwe. Muri 2021 bazamuye w'abana ku muryango bagira 3, gusa nta bihano biteganyijwe kwarenza uyu mubare. Ibi byagize ingaruka zikomeye cyane ku Bushinwa kugeza n'ubu, aho bahangayikishijwe n'ugaruka kw'abaturage, aho benshi bageze mu zabukuru batagishoboye gukora. Ubushinwa butuye n'abaturage barenga 1,400,000. Hari henshi ku isi bajya agaciro umwana w'umuhungu kurusha umwana w'umukobwa. Muribaza impamvu nabanje kubabwira ibi, nuko ngiye kubabwira ku nkuru ngufi yitwa The Bamboo Heart. Iyi ni inkuru ngufi iri mu kusanyirizo ry'inkuru ngufi Short Stories Anthology ryitwa When the Sun Goes Down. Harimo inkuru zigera kuri 16 nyinshi twazigarutseho mu biganiro byabanje, kandi izindi tuzagenda tuzivuga mu biganiro biri imbere. Iyi nkuru ngufi The Bamboo Heart cyangwa se inzu y'imigano kinikeje mu Kinyarwanda yanditswe n'umwanditsi wo muri Kenya witwa Grace Ogoti. Ni inkuru gukundwa n'agaciro umwana w'umuhungu yari afite muri Afurika mu bihe byo hambere, aho bamutisha umwana w'umukobwa mu buryo bugaragara. Yenizwa Manzi Jean Sauvel Mbayigaze. Umunyemere baza abwire gato ku mwanditsi w'iyi nkuru ngufi The Bamboo Heart. Amazina yose yitwa Grace Emily Akini Ogoti. Yavutse mu kwa 5 mwaka w'1930. Avukira ahitwa Nyanza Region muri Kenya. Ise umubyara yari yagize amahirwe yo kuba mu bantu ba mbere bo muri Afurika no muri Kenya by'umwihariko barigishijwe n'Abanyaburayi. Byatumye ubwo Grace yakuraga se yakunda kumubwira inkuru zo muri Bibiliya, naho nyina akamubwira amateka y'Abaluo muri Kenya. Byatumye Grace aza guhinduka umwanditsi mwiza uvuga cyane cyane ku mateka ya Afurika yo hambere. Grace yize amashuri ye muri Kenya ndetse no muri Uganda. Yakoze umwuga w'ubuvuzi mu myaka y'I1960. Niwe atangiye kwandika no gusohora ibitabo bye byibanaga cyane ku buzima bwo hambere, abuhuza n'ubuzima bw'iki gihe, ndetse yibandaga no ku mibereho y'abantu mu buzima bwa buri munsi. Bimwe mu bitabo Grace Ogoti yanditse byamenyekanye cyane harimo The Promised Land yanditse mu mwaka w'1936. Harimo kandi The Land Without Thunder ikusanyirizo ry'inkuru ngufi yanditse mu mwaka w'1938 ndetse n'ibindi. Grace ntabwo ari umwanditsi gusa, yari umuforomo, akaba umunyamakuru ndetse n'umudipolomate, aho yakoreye BBC ndetse nakorera UNESCO mu myaka y'I1970. Grace ari mu bashinze urugaga rw'abanditsi muri Kenya ndetse anayobora hagati y'imyaka y'I1975 n'imyaka y'I1980. Grace yaba umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Kenya ndetse yanakoze muri Minisiteri y'Umuco, aba umugore wa mbere wari ugiye kuri uwo mwanya muri Kenya. Mu 1959 Grace
yashyingiranywe n'umunyamateka Bethel Alan Ogoti, babyaranye abana 4. Grace Ogoti yitabye Imana mu kwa gatatu 2015 apfira i Nairobi muri Kenya. Ibitabo bye biracyasomwa cyane na n'ubu, zigishwa no mu mashuri hirya no hino ku isi. Ngaho munyemere mabwiye muri make mu minota mike gusa dufite iyi nkuru ngufi short story The Bamboo Hut, inzu y'imigano. Izuba ryarimo rirenga gahoro gahoro, risa n'idashaka kurenga. Imirasire yaryo iramurikaga cyane hejuru y'amazi y'ikiyaga. Mboga yarahagaze hafi aho ngaho yitegereza. Uwo mugoroba ntiwari nk'indi yose. Hari icyo umutima we wamubwiraga ko igihe kigeze. Yamaze imyaka myinshi ayobora, yubashywe, atinywa. Yari afite ubutaka, yari afite inka, yari afite abagore ndetse n'abana benshi. Ariko kandi icyo yaburaga, kandi icyo cyonyine cyahoraga kimuriye umutima, yaburaga umwana w'umuhungu. Mboga yaburaga umwana w'umuhungu uzakomeza izina rye, umuhungu kwicara ku ntebe y'ubutware, umuhungu uzamwitirirwa igihe azaba atakiriho. Mboga yerekeje ku musozi mutagatifu wa Ramogi. Nta muntu wamuherekeje, yashaka kujya gusenga wenyine yerereye n'abakurambere be. Mboga yunamye gato maze avuga mu ijwi riciye bugufi, bitandukanye nuko umutware asanzwe avuga. Aravuga ati, ni mu nyumva. Nakoze ibyo nagombaga gukora, narinze umuryango, nagabuye abantu, ariko mundemere n'umuragwa, mumfashe mbone umwana w'umuhungu, nzaraga ubutware. Mboga yari umutware, gusa ntiyaregeza abyara umwana w'umuhungu. Agarutse mu rugo, umwijima wari umaze kuganza. Abakobwa be bari mu nzu, bamwe bari mu kazi baseka, abandi bakora batuje. Yari afite abakobwa 16, yari afite kandi abagore 9. Yakomeza gushaka abagore benshi, ashakisha uwamubyarira umuhungu. Ubwo Mboga yageraga mu rugo, yarahagaze abanza kwitegereza akanya. Yakundaga abakobwa be, ariko urukundo yakundaga abakobwa be ntirwari guhindura amateka y'umuco. Umukobwa arongorwa, umuhungu ni ugumana izina ry'umuryango. Aya magambo Mboga yakuza yumva kuva akiri muto. None nawe yarageze igihe yisera umwana w'umuhungu. Achieng yari azi ko igihe kigeze. Uyu Achieng yari umwe mu bagore ba Mboga. Umukobwa wa Achieng witwa Agiso yahoraga abaza nyina impamvu Mboga atari kureka ngo yimukire mu nzu y'imigano yari yubatse aho ngaho mu rugo. Yari inzu nziza irimo ibikoresho byose, gusa Agiso ntiyari azi ko iyo nzu umutware Mboga ari we warayubakiye umugore wari kuzabyara umwana w'umuhungu. Nyuma y'imyaka 7 yari ishize abyo umwana w'umukobwa, Achieng yari atwite. Yatekerezaga ko atwite umukobwa nanone, yarahangayitse. Nyuma y'amezi 2 Mboga avuye kwiyambaza kurambere ku musozi wa Ramogi, Achieng yagiye kwiriba. Ahangaha niho abagore bajyaga kuvoma amazi, aho ubuzima buhera, niho ubuzima bwe bwahindukiye. Achieng ubwo ari kwiriba yafashwe n'ibise maze arabyara. Byatunguranye yabyaye umukobwa. Yamufashe mu biganza bye aramureba. Umwana yari mwiza pe, ari umwana utuje, ari umwana wo mu buzima bushya. Aho kwishima amarira amutembye ku matama. Suko atarakunze umwana w'umukobwa, ahubwo nuko yarazi neza iryivuka ry'umukobwa risobanuye umuryango. Ariko isi nigeze imuha akanya ko gutekereza. Ikindi gise cyahise kiza nk'umuraba, maze ubyara undi mwana. Uyu yaje ari umuhungu, yaje ari impanga y'umukobwa yaramaze kubyara. Achieng yasazwe n'ibyishimo. Nyuma y'imyaka 12 Mboga ategereje umuhungu. Ibyishimo byari byinshi, ibyishimo byari bigiye gutaha umutima, ibyishimo byari bigiye gutaha imira hose, bakamenya inkuru avutse umwana w'umuhungu. Yarebye abana bombi, umwe ari iherezo, undi ari intangiriro. Muri ako kanya nta muntu n'umwe wari uhari, nta mugabo, nta mukecuru, nta muhamya, nta muntu n'umwe wari kugira icyo avuga, kuko Achieng yari wenyine uraho ngaho kwiriba. Achieng yakoze agaseke, ashyiramo amababi mabisi yoroshye, atoshye cyane. Arangije ashyiramo umwana w'umukobwa yaramaze kubyara. Yaramwitegereje amukoraho, amarazenga mu maso, yumva kumujyana mu rugo atari ngombwa. Yatashye mu rugo maze atahana umuhungu gusa, umwana w'umukobwa amusigaho. Inkuru ageze ku mugore wa mbere wa Mboga wari uri mu nzu ye. Ijwi rye ryuzuye amarangamutima menshi no gushima, yaravuze ati, Mana ya Ramogi, waduhaye umugisha. Achieng yabyaye umwana w'umuhungu. Uyu mugore yahise abwira umugabo we. Mboga wari umuyobozi ukomeye kandi wubashywe n'abaturage be, yarebye umugore amaso ariyo amatsiko n'umunezero. Amaso ye harimo urusobe rw'amarangamutima, ibyishimo, amwenyura asa n'uwabuze uko yifata. Yashatse kwinjira mu nzu ya Achieng kugira ngo arebe umuhungu we, ariko umugore we umukuru arabyanga, aramuhagarika, amubwira mu ijwi ryitonze ryoroheje ati,
umutware nakwiye gutwarira amarangamutima cyane. Acenge ari mu maboko y'abagore iminsi ine, nibwo uzabona umuhungu wawe w'agaciro. Mu muco wabo umugore agomba kumara iminsi ine yitabwaho n'abandi bagore bagenzi be, umugabo atemerewe kumubona. Mboga yicaye ku ntebe ye y'ubutware, umutima we warimo ibitekerezo byinshi, maze havuzwa ingoma inshuro enye bitandukanye n'inshuro eshatu ingoma zavuzwaga iyo habaga havutse umwana w'umukobwa. Abantu bose bari mu rugo barishimye, banyurwa n'inkuru nziza. Babaza intama sibyo kurya byiza by'ubwoko bwose byari bihari mu gushimira umugore wari wibarutse umwana w'umuhungu. Mu ruhame Mboga ntiyigeze aseka cyangwa arire, ariko ku munsi wa kane ubwo yafataga umwana we mu birori byo kumwita izina, abavandimwe babonye amarira amutemba ku maso, amarira y'ibyishimo. Icyo gihe Mboga yararize. Mboga uyu mwana w'umuhungu yamwise Owinyi, niho kuvuga ngo nkwise Owinyi, umuhungu wa kabiri wa Ramogi, uzabaho igihe kirekire, kandi mu busaza bwanjye uzafata inkoni ya Ramogi mu kuboko kwawe kw'iburyo uyoboye abantu. Kuri uwo munsi Acenge n'umukobwa we Agiso bimukiye mu nzu y'imigano The Bamboo Hut. Niho barikorera Owini, umuhungu uri kuzazungura se Mboga ku butware. Icyo gihe Mboga agiye gutamba ibitambo ku musozi mutagatifu wa Ramogi. Igihe cyose isengesho rye ryaswaga n'amagambo agira ati, ubu nzi neza ko ari wowe wampisemo kuba umuyobozi w'aba bantu, kuko wampaye umwana w'umuhungu. Ariko mu mutima wa Acenge umutuzo ntiwari uhari, yabonaga agahinda kavanze n'ibyishimo kuko yarabyaye umuhungu, ariko kandi akagira agahinda ko kuba yataye umwana w'umukobwa. Yaraga yibaza niba ari kuzajya kumushaka cyangwa niba ari kuzabibwira umugabo we. Yarabuze icyo gukora, gusa umutima we wahoraga umucira urubanza. Ku munsi wa gatandatu Acenge agiye kwiba gukora umugenzo nyuma yo kubyara. Igihe yanyuragaho yari asize umwana we w'umukobwa, nta kimenyetso na kimwe kiragera cyari kuzamurega ko yasize umwana. Nyuma y'iyo minsi yose yari ishize Acenge ataye umwana w'umukobwa ku iriba, nta muntu urageze ahanyura. Byagaragaraga mu mutima we Acenge yumvise ubare bwinshi n'agahinda. Yatekereje ko haba ari nk'umukecuru waba waraje akabona umwana we akamutwara, cyangwa se akaba yaramutaye mu ishyamba ryarizwi cyane kuba inyamaswa z'inkazi zikazariye umukobwa we. Oya, ntabwo yashobora kubyumvisha, yarafite agahinda. Imyaka yaragiye iricuma. Acenge yarafashwe neza nk'umugore wabyaye umwana w'umuhungu, atijwe abandi bagore. Acenge yabonaga ukuntu umuhungu we akura neza, akabona afite ahazaza heza, ariko muri ibyo byose nta kimwe cyigeze kimushimisha cyane, nta kimwe cyiza cy'umumaro umubabaro wo guta umwana we w'umukobwa. Umutima wamubujije amahoro kuko yakomeje abitekerezaho. Gusa Owini yakomeje gukura neza, aho umuhungu we igitangaza. Rimwe ubwo Mboga yari agiye ku musozi wa Ramogi nk'uko yari asanzwe ajyayo, yahuye n'itsinda ry'abakobwa b'inkumi bari bikoreye imitwaro y'inkwi. Bamubonye batura hasi imitwaro y'inkwi barikoreye, bajya kwihisha, ariko umwana w'umukobwa ntiyigeze yihisha, ahubwo yatuye inkwi hasi, yegera umutware Mboga, aca bugufi aramusuhuza. Umutware Mboga yatunguwe no kubona ubutware bw'uyu mukobwa, utarigeze agira ubwoba namba nk'abagenzi be, ahubwo akaza akamusuhuza. Mboga aramwaje ati, ese kuki wowe utagiye kwisha nka bagenzi bawe, aho ukaza ukansuhuza? Nuko kumusubiza ati, nagira umugisha wo guhura n'umutware ukomeye. Uwo mukobwa yahise yikoreye inkwi ze akomeza urugendo. Mboga ageze mu rugo ahamagaza umuhungu we Owini, amubwira iby'iyi nkuru y'umukobwa utangaje yahuye nawe. Mboga yabwiye umuhungu we ko uyu mukobwa ari umutware mu bwoko bwitwa Usigu, kandi ko uyu mukobwa yari yaje gusura nyirasenge, bityo Owini yagombaga kujya kubonana nawe ku munsi wari gukurikiraho, yamushima bakajya kumusabira. Mboga yabonaga yari kuzavamo umugore mwiza. Owini yari afite amatsiko yo kubona uyu mukobwa, batangaje se cyane, niko gukurikiranaho uwo mukobwa ari. Abo yari yatumye baje kumubwira ko bari babonye uwo mukobwa arimo kuvugana n'abandi bakobwa mu mugezi wa Udundu. Owini yaje yiruka cyane akureba, akihagera yasanze abakobwa bajya kuri 6 barimo koga mu mugezi. Umukobwa yari mukuru muri bo yahise avugira hejuru ati, turi umuhungu w'umutware. Ahita yiruka ajya kwisha mu gihuru cyari hafi aho, kimwe n'abandi bakobwa. Umukobwa umwe gusa wasaga naho wari muto muri bo niwe utarigeze ajya kwihisha, ahubwo yagumye yiyogera mu mazi. Owini yatunguwe nuko uyu mukobwa atagize ubwoba ngo yishe nk'abandi bagenzi be, maze aramubaza ati, kuki wowe utagize ubwoba nk'abandi, ntabwo utinya umuhungu w'umutware? Umukobwa atuje cyane yari gutsapfuka ku mabere ye, maze aramubwira ati, nuko nawe utigeze ubaha abakobwa. Maze Owini
amubeshya ko yarimo yitambukira kumva amajwi y'abantu akaza kureba. Atuje cyane, umukobwa yaramubwiye ati ni byiza watubonye rero, ngaho komeza inzira yawe. Winnie yarahagaze yitegereza yumiwe. Yatangajwe n'uwo mukobwa kuko yavugaga mu mvugo itandukanye n'iy'iwabo. Winnie yatekereje ko uwo mukobwa ava mu bundi bwoko, niko kwemeza koko uwo mukobwa ari umwe se yari yabonye. Ariko Winnie ntiyashaka kugenda, ahubwo yaramubwiye ati shyira bari abakobwa imyenda yabo bambare baze mbabwire. Maze umukobwa amubwira nta bwoba na buke afite ati ture kugende, baraba bambara turacyakeneye koga. Niko guhatiriza. Winnie aravuga ati ndabashaka mwese ngo mbabwire ibirori by'umutware turimo gutegura. Uwo mukobwa niko kubwira Winnie ati mpereza uwo mwenda wanjye uri aho ngaho. Winnie yatangajwe no kubona umuntu umutegeka gukora ikintu nta muntu n'umwe warigeze amutegeka kugira icyo akora. Noneho umugore Winnie yaremeye ari kigabo rye amuhereza umwenda. Umukobwa arawambara, arangije ava mu mazi ashyira imyenda b'abakobwa bari bagiye kwihisha. Winnie yasigaye yumiwe. Bwari ubwa mbere mu buzima bwe yumvise uko yumvaga icyo gihe. Yumvaga yahindutse. Yitegereje uwo mukobwa neza, mukuru cyane kurusha uko se yari yabibonye. Yari mwiza pe, afite amaguru maremare, afite intoki ndende, kandi yari afite umugongo ugororotse, ndetse inda ye ntiyari nini. Amabere ye kandi yakiri mato kandi ahagaze nk'imitemeri. Uruhu rwe nubwo rwari ruriho amazi rusa n'utose kubera ko yari avuye koga, rwasaga n'izuba rirasa. Uko Winnie yakomezaga kumureba, uwo mukobwa yamwibukije ikigirwamana cyari kizwi cyane cyitwaga Arosi, cyari imana y'inyanja. Baganiriyeho gato, maze uwo mukobwa abwira Winnie ko yitwa Awiti. Muri uwo mugoroba Winnie yatashye yahindutse cyane. Ikibazo cy'urukundo cyagurumanaga muri we. Yari yakunze Awiti mu buryo buteye ubwoba. Yabwiye se ko yari yakunze uyu mukobwa. Mu gushakira umugore umuhungu w'umutware byari umuco ko abantu babanza kumenya imiryango y'umukobwa, bakamenya aho akomoka, bakamenya abantu abari bo, bakabanza bamenya ko abantu ari abantu beza ndetse bagira imico myiza. Mbogo yohereje abantu ngo bajye kumusabira umukobwa. Amakuru yageze kuri Achieng ko ari kuzaba umukazana we, ari umukobwa mwiza warezwe neza, kandi ko yari umukobwa mwiza muri aka gace kose. Ari batumwe gushaka umugeni bagarutse, babwiye Mboga iby'urugendo rwabo, nawe yari yiteguye kubatega amatwi. Bamubwiye ko umutware Chiro yabanje kubagora, abwira ko umukobwa wabo akiri muto atahita ashyingirwa. Bakomeje guhatiriza, bagaragaza ko bashingiye kuko bamubona babonye igihe cyo gushaka. Nyuma yo kwiherera hanze iminota mike, Chiro n'abantu be bagarutse bavuga ko umukobwa wabo adashaka kubana na Winnie. Izi ntumwa ntizabyemeye, bumvaga nta muntu wari kwanga kubana n'umuhungu w'umutware Mboga gutyo gusa. Niko kubaza amakuru neza, basanga Awiti nta babyeyi agira bazwi. Basanga yaratoraguwe ku mugezi n'umukecuru akaba umugore w'umutware Chiro akaza kumurera. Byari gushaka ko umuhungu w'umutware ashyingiranwa n'umukobwa utagira inkomoko izwi watoraguwe. Ibyabaje cyane Mboga akimara kumva iyi nkuru y'umukobwa. Yitegereje inzu nshya yari yarutse kubakira umuhungu we Winnie azayishakiremo umugore. Yumva byanga bikunda Winnie ntiyari kwemera ko atabanye n'uyu mukobwa utaragiraga iwabo hazwi. Mboga yahamagaje umuhungu we amusanga yari yicaye, amubwira icyo yari amuhamagariye. Yamubwiye iyo nkuru ibabaje. Yamubwiye ko bitari gushoboka ko ashyingiranwa na Awiti kuko atagiraga inkomoko izwi. Niko kumubwira ati nk'umutware w'ubutaka w'ejo hazaza ntabwo ushaka ko washyingiranwa n'umukobwa udafite inkomoko izwi. Winnie acyumviye inkuru yarababaye, yabaye nk'ukubiswe n'inkuba. Ashaka guhaguruka aho yari yicaye, ariko nabyo biramunanira. Amera nk'utaye ubwenge. Azanzamukiye akabona ishusho ya Awiti mu maso, abona ubwiza bwe ndetse n'imiterere y'amabere ye, yumva urukundo rushije kugurumana. Niko kubwira se ati data, ndashaka Awiti nk'umugore wanjye, ndamukunda sinabaha adahari. Ariko atararangiza kuvuga ibi, amarira arimo gutemba ku matama. Se yaramubujije ati ntibishoboka muhungu wanjye, ntago abereye umuryango wacu, abakurambere barakara, tuzagushakira umugore ugukwiriye. Winnie yarahagurutse areba se, aramubwira ati umutwara ahindura icyemezo areke nshyingiranywe n'umukobwa nkunda. Mboga yamusubije akomeje ko bidashoboka. Winnie ahagaze imbere ya se akanya gato, mbere yo kuvuga amagambo akomeye yatunguye se. Ubwo yavuze ati umutware, ntabwo uzigera wongera kubona isura yanjye na rimwe. Nisema Awiti umukobwa wa Chiro, uzaguma intebe y'ubutware yawe. Winnie yahise ajya mu nzu arikingirana. Yumvaga isi imurangiriyeho.
yumvaga isi yazikamumira. Ese yari agiye gukora iki? Yari kwiyahura se? Oya, yagomba kubaho akabana na Awiti bakajya kure cyane, ariko se bari kujyayo? Amakuru yamenyekanye y'abavandimwe ba nyirasenge na ba nyirarume ba Owen bose bemeje ko Owen atagombaga gushyingiranwa na Awiti. Acenge nyina wa Owen niwe wenyine gusa wari uzira ibanga. Ese yari kuzaripfana? Umuhungu we yari mu gahinda, yaribwiye ati ese mbwiza ukuri umutware byari kugira ingaruka ku buzima bwe, ariko yari amaze gukura ku buryo urupfu rwe rutari gusiga icyuho gikomeye. Umuhungu we yari yarize byinshi ku buryo yari kuzayobora neza. Acenge yashyize ubwenge ku gihe, yemeza kuvuga ukuri. Yagiye kureba Mboga mu nzu ye aho yari yicaye, amupfukama imbere arimo kurira, niko kuvuga ati ni umukobwa wanjye. Awiti ni umukobwa wawe mutware, ni impanga ya Owen. Nababyariye rimwe umusiga ku mugezi kuko nashaka kuguha umwana w'umuhungu gusa. Mboga cyumva ibi umusatsi wamuvuyeho, atungurwa amera nk'uwo wateye icyuma. Yibutse igihe yahuraga bwa mbere na Awiti, isura ye yasaga neza n'iy'umuhungu we Owen. Mboga arebye umugore we aho ngaho yari apfukamye. Hari mu ijoro, haburaga amasaha make ngo izuba rirase inkuru ikwira ahantu hose. Yarabizi neza ko abantu be bari kumugira inama yo kwirukana umugore we kuko yataye umwana, ariko Mboga ntabwo yari kubyemera. Ubuzima bwe bwari bushingiye kuri uyu mugore. Yatekereje ibindi bintu by'amabanga byaba biba mu bandi bagore be. Yunamuye umutwe wa Acenge ku birenge bye, arangije aramubwira ati mama wa Awiti, haguruka kuko kuba wari umaranye umutwaye imyaka myinshi mu mutima wawe, kuba waribujije ibyishimo umubyeyi aterwa no kubona umwana we. Genda ubwire umuhungu wawe ko afite mushiki we mwiza. Ndaza kumwitiramo ikimasa cyiza cyo kubaga agisangiye na mushiki we ndetse n'inshuti. Reka twese twishime, dushimire umukurambere wacu Ramogi. Aha ni inkuru ngufi yacu irangiriye. Muri iyi nkuru harimo amasomo menshi. Iya mbere ni ukumenya ko abana bose ari abana, yaba umukobwa cyangwa umuhungu, bose bagomba gufatwa neza, bagafatwa kimwe. Irindi somo ririmo kandi ni ukubabarira. Nubwo Acenge yataye umwana we, umutware yanze kumwirukana, ahubwo yemera gutanga imbabazi. Aya ni amwe mu masomo menshi ari muri iyi nkuru. Bashimiye ko mudahema kudutega amatwi.